Yes, reka nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza, mwese mukomeje kujya mukurikira gahunda z'umuryango TV ndetse n'umuryango.rw. Tujya tubagezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, tujya tubagezaho ibiganiro n'abantu batandukanye mu byiciro bigiye bitandukanye. Umunsi turaza kwinjira mu gice cy'iyobokamana, aho tuzakuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye n'umutumirwa wacu uyu munsi. Hari imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yabaye kwa 15 z'uku kwezi. Ni imyanzuro yafashwe muri iyi nama, harimo ko insengero zigiye gukomorerwa zigakora ibikorwa byazo bigiye bitandukanye, cyangwa se amadini muri rusange. Hari andi makuru dufite ko hari rimwe mu matorero akorera mu Rwanda ryo ritazafungura bitewe n'impamvu zabyo. Niyo mpamvu twatumiye umwe mu bayoboke b'iryo torero b'abahamya ba Yehova, akaza kuza atubwira byinshi byihariye kuri iki kintu. Ariko mbere yuko dutangira, aratangira tubwira n'icyo akora mu itorero. Tuguhaye ikaze ku Muryango TV. Murakoze, nitwa Valence Nkurikinka. Yes. Nkaba ndi umuvugizi w'abahamya ba Yehova hano mu mujyi wa Kigali. Iyo tuvuze abahamya ba Yehova, ni bantu ki, ni itorero rikora gute? Ubusanzwe abahamya ba Yehova ni abantu nk'abandi. Yego. Ni abanyarwanda nk'abandi, cyangwa se bitewe n'igihugu batuyemo. Yego. Ni abantu nk'abandi. Ubasanga mu byiciro bitandukanye by'abantu, abato n'abakuze, abasaza, abakecuru n'abakiri bato n'urubyiruko. Ubwo rero abahamya ba Yehova mu by'ukuri icy'ingenzi kuri twebwe kandi gishishikaje, tubona ko Bibiliya ari cyo kitabo cy'agaciro kigomba kutugenga, kikagenga imibereho yacu, imigirire yacu n'ibyemezo dufata muri rusange. Muri rusange icyo gitabo nicyo tugenderaho nk'abahamya ba Yehova. Igitabo mugenderaho, ese kuki ntahitamo kujya mu rindi torero runaka, nkahitamo kujya mu bahamya ba Yehova? Wenda icyo kibazo gisa naho kirimo kuganisha kukwemera kwacu, ariko nanone insanganyamatsiko yaduhuje yaganishaga cyane ku bihereranye no kuba twaraho muri uyu mwaka byaba biterane byacu, amazu y'ubwami cyangwa iby'abandi bita insengero bitwara. Ibyo turabigarukaho, ni nacyo nari ngiye gukurikiza. Ndashaka kukubaza, uyu mwaka ni ibintu byinshi byahindutse, ni gahunda nyinshi zari zifitwe n'abantu batandukanye, ariko hari ibintu bya ese ku itorero ryanyu mwebwe ni iki kintu iyi coronavirus cyangwa se COVID-19 yangije muri gahunda mwari mufite? Urabona nk'abandi bose gahunda yaguma mu rugo, abahamya ba Yehova ko bubaha ubuzima cyane, twagumye mu rugo kandi tukubaha ayo mabwiriza. Ndakeka ko twayubahaga tunakurikiza cyane ibyanditse muri Bibiliya, kubera ko Bibiliya idusaba kubaha abayobozi, ariko idusaba no kubaha ubuzima, kuko ubuzima ni ubw'agaciro no kubaha ubuzima bw'abandi. Twagumye mu rugo, birumvikana ko gutaranira hamwe n'abandi byarahagaze. Ikindi ni uko abavandimwe bacu b'abahamya ba Yehova wenda babona icyo kurya ari uko basohotse, urumva nabyo byagize ingaruka. Ni ibintu bitandukanye nk'abandi bose, coronavirus yatugizeho ingaruka. Gusa mu Rwanda nta raporo twari twabona yuko hari umuhamya wa Yehova warwaye icyo cyorezo. Mwafashijwemo n'iyihe ntwaro nk'abahamya ba Yehova kugira ngo hatagira urwara? Yego. Nta kindi, ni amahame yo muri Bibiliya. Amahame yo muri Bibiliya irya mbere rikomeye ridufasha mu bihe nk'ibi ni ukubaha ubuzima. Yego. Kubaha ubuzima ni ikintu cy'ingenzi. Bibiliya idusaba ko tugomba kubaha ubuzima. Yego. Yego. Ariko iyo atabigenje gutyo arakomeza akagenda agahura n'akaga. Ubwo ntabwo ari umunyamakenga. Twere iryo hamwe ritugenga ryatumye nyine twirinda icyo kibi cyari kije. Icya kabiri, Bibiliya idusaba kubaha abayobozi. Urumva inzego za leta, zaba inzego z'ubuzima n'izindi cyangwa n'iz'umutekano, kuvuga ngo abantu bitware gutya mu gihe cy'icyorezo. Abahamya ba Yehova babigizemo uruhare rukomeye cyane, ndetse no mu rwego rw'itorero, kuko nubwo wenda twavuga ko ibiterane byacu cyangwa se aho duhurira byahagaze, ariko guhura amateraniro yacu ntiyigeze ahagarara. Tuyakorera ku ikoranabuhanga hose mu Rwanda. Abahamya ba Yehova hose turaterana, tugateranira ku ikoranabuhanga. N'ibiterane byacu binini turabikora ku ikoranabuhanga, tuzirikana ya mabwiriza tuba twahawe na leta, ariko tuzirikana na rya hame rikomeye
ryo kubaha ubuzima. Ni igitekerezo mwagize ari uko iyi corona ijemo icyo cyo gukorera ku ikoranabuhanga cyangwa na mbere mwarabikoraga? Gukorera ku ikoranabuhanga ntabwo twabikoraga mbere, ariko mu gihe cya corona virusi twabonye ko ari ngombwa, duhita tubitangira ku buryo nta materaniro na rimwe twatakaje. Twese tubitangira tutangira gukoresha uburyo bwa elegitoronike ku bikoresho by'ikoranabuhanga, tugateranira hamwe tugahura turebana ku ikoranabuhanga. Amateraniro abantu barenga 300 itorero ryose cyangwa 200 bagahurira hamwe bakiga Bibiliya buri cyumweru nk'uko dusanzwe tubikora. Ariko ibiterane byaduhuzaga mu mazu y'ubwami byo byahise bihagarara birumvikana, kuko kuri twe icy'ingenzi ni uko dukomeza kunga ubumwe no guhura no kwiga Bibiliya kugira ngo itugenge kandi tume tuvamo abantu bakora iby'Imana ishaka, ibyo Yehova ashaka. Yehova ni Imana, ni ibintu bimwe. Yehova ni izina ry'Imana. Ni nkuko wambwiye uti nitwa Clement, ukaba uri umusore, wenda nuriye udufata video afite izina rye, ni umusore, ariko buri wese afite izina. N'Imana rero y'ukuri igira izina ryayo ni Yehova. Wenda ndaza kukwereka ku rubuga rwacu ahantu za kubivana ibyo byose. Yego. Hanyuma ejo bundi tubona itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe ryemerera amadini gusubukura ibikorwa byabo, bariko barabubahirije ingamba zo kurwanya iki cyorezo. Mwebwe hari amakuru avuga ko mutazafungura? Nibyo koko, ntabwo insengero zacu cyangwa se twe tuzita inzu z'ubwami ntabwo zizafungura, kandi ntabwo ari ukuvuga ko tutabasha kubahiriza ibyo leta isaba. Kubwo rwose urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ari narwo rugenga amadini, ni ukuvuga RGB, iyo badusuye baravuga bati mufite ibikorwa byiza cyane iby'isuku haba ku mazu yacu n'iki, si uko tutabasha kubyubahiriza ibyo leta isaba, twabishobora kubyubahiriza, ariko nanone tukagaruka kuri rya hame ryo kubaha ubuzima n'urukundo dukunda bagenzi bacu, tukumva ko tutifuza na gato ko hagira kanimwe ya corona virusi iva mu materaniro y'abahamya ba Yehova aho tuba twateraniye, kubera ko twubaha ubuzima. Dushaka ko mu itorero ry'abahamya ba Yehova abaza mu materaniro yacu bakomeza kwirinda kandi bakarindana bagenzi babo. Ibyo bikubiyemo urukundo dukunda bagenzi bacu, ariko bikaba bikubiyemo n'iryo hame ryo kubaha ubuzima, kubera ko ari ubw'agaciro, niyo mpano ikomeye twahawe n'umuremyi wacu Yehova. Hari urwandiko ihuriro ry'amatorero mu Rwanda rwari rwandikiye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mbere yuko iki gikorwa cyo gufungura. Ese mwebwe urwo rwandiko nta ruhare mwigeze murugiramo basaba ko bakomorera amatorero? Oya, nta ruhare twigeze turugiramo. Urabona hakunda kubaho ibikorwa by'impuzamatorero, ariko twebwe nta ruhare twigeze turugiramo, ndetse tumaze no kumenya ko amatorero bagiye kuyafungurira twandikiye RGB turababwira tuti twe ntago tuzafungura igihe ntikiragera. Bo barabasubije barabemerera kutwemerera, ahubwo byarabashishikaje nabo, birabashishikaza, buri wese biramushishikaza kumva ko igikorwa cyo kubaha ubuzima turimo gukora no gushaka gutanga iyo contribution cyangwa se ubwo bufasha kugira ngo iki cyorezo gicike. Buri wese bimushishikaje, n'abashishikaje nk'uko n'itangazamakuru birishishikaje, n'abandi bantu benshi bibashishikaje. Hari uburyo ki, hari ibikorwa abahamya ba Yehova bagendaga bagaragaramo byo kugenda mu mihanda n'utugare berekana amashusho runaka, cyangwa se batanga udutabo ku bantu runaka bagenda bahura nabo babigisha ubutumwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. N'ibyo bikorwa ntabwo mukeneye kubikora muri iki gihe mwakomorewe? N'ibyo bikorwa ntabwo nabyo tubikora, byarahagaze. Mu yandi magambo, twirinda ikintu cyose cyatuma tuba intandaro y'ikwirakwira ry'icyorezo. Kubera iki? Kubera ko twubaha ubuzima kandi tugakundana bagenzi bacu. Nk'ubu twari dufite amakoraniro manini, nahoze mbivuga. Ayo makoraniro manini yarahagaze mu rwego mpuzamahanga ku isi yose. Nk'ubu mu Rwanda twiteguraga ko hazaba ikoraniro twari kugira muri kwezi kwa 7 kugeza mu kwa 9, byari kuzitabirwa n'abantu 60,000 ugereranyije, ariko twarayahagaritse, yarahagaze. Abahamya ba Yehova baravuze bati aya makoraniro reka tuyahagarike, kugira ngo umuryango wacu yarayahagaritse kugira ngo
tutaba intandaro n'ubusa yo kugira ngo iki cyorezo kidakwirakwira. Ubwo rero nibyo byo kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bari kumwe nabyo byarahagaze, ariko si ukuvuga ko umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza wahagaze. Abahamya ba Yehova baracyawukora, bahamagara abantu bafitiye amanimero, umuntu usanzwe uzi, mukaganira ku ijambo ry'Imana. Ibyo byo ntibibujijwe, ariko nta gupfa gutomboza ngo uhamagara umuntu utazi. Oya, uhamagara umuntu usanzwe uzi, mukaganira ku ijambo ry'Imana kuri telefone cyangwa kuri telefone, cyangwa se kuri Zoom, cyangwa kuri Skype, cyangwa kuri n'izindi zitandukanye, WeChat, ama platform atandukanye ya electronic. Hanyuma ni navuga ko mufite abayoboke benshi mu mubare munini kabisa, ariko se abo bantu imyumvire yabo muyihuza mute? Kuko nshobora kuba wambwira uti Clement ntukora iki ngiki nkakumva kuko nubaha amahame y'itorero runaka kandi na gahunda zanjye biri guhura, hanyuma gufata abantu barenga magana ibihumbi ukumva ibitekerezo byabo hanyuma mugahuriza mu murongo umwe, si imbaraga zikomeye bibasaba? Oya, kubera ko tuyoborwa n'igitabo kimwe kandi kirimo umurongo umwe. Ibyo dukora byose Abahamya ba Yehova bakora byose, kandi ku isi yose ibyo byose binagaragaza ko turi umuryango umwe wunze ubumwe mpuzamahanga. Ntabwo uko umuryango w'Abahamya ba Yehova ukora mu Rwanda ntabwo bitandukanye n'uko ukora mu kindi gihugu nk'u Burundi, Tanzania, Amerika, Uganda n'ibindi bihugu. Turi umuryango mpuzamahanga. Ubwo rero amahame tugenderaho mu ijambo ry'Imana aduhuza niyo tuyobora. Ntabwo bigoye na gato, kubera ko ikindi gikomeye ni uko uzarebe umurimo dukora wo kubwiriza tuwukora mu buryo bumwe ku isi yose. Uburyo ukorwa ni mu buryo bumwe ku isi yose. Ushobora kwibaza imbaraga wenda ziri aho ngaho nk'uko wabyibazaga, ariko nta zindi. ni uko Imana y'ukuri Yehova niyo ifasha abagize uwo muryango w'Abahamya ba Yehova kugira ngo bakore uwo murimo mu buryo bumwe, kandi n'ibitekerezo bivuye muri cya gitabo Bibiliya babyumve kimwe. Ntabwo rero ari ibintu bigoye cyane. Hanyuma hari nshobora kumva yenda andi matorero yishimiye iki kintu cyo kuba yenda bahawe uburenganzira bwo gukora, mwebwe ntabwo muzagikora. Birashoboka ko hari n'ibindi bintu mutandukaniyeho n'amatorero yihariye. Tuvuge nk'urugero mu bikorwa bigiye bitandukanye bya leta, ibikorwa byose niko mwebwe mu bigaragaramo cyane. Urashaka kuvuga tuvuge nk'umuganda, gufata ibyangombwa runaka, mwebwe ntabwo mu itorero ryanyu mufite uburyo ki mubifata nk'uko bitandukanye n'ayandi madini? Oya, Bibiliya nabikubwiye ko kimwe mu byatumye dufata umwanzuro, uyu mwanzuro Abahamya ba Yehova nk'umuryango ufata uyu mwanzuro wo kuhagarika nk'ibi biterane twari kuzagira, cyangwa se n'inzu z'ubwami zacu zikaba ziretse gufungurwa. Ni uko twubaha ubutegetsi bwa leta. Twubaha ubuyobozi bwa leta cyane. Bityo rero ibintu byose leta idusaba usanga ahubwo Abahamya ba Yehova ari intangarugero mu kubishyira mu bikorwa. Usanga ari intangarugero mu kubishyira mu bikorwa rwose. Nta wenda nawe aho utuye mu mudugudu utuyemo ushobora kuba uturanye n'Abahamya ba Yehova, simbizi. Ushobora kuba bazi, abantu benshi bakunda kuvuga bati bari abantu ni intangarugero, imiryango yabo ibanye neza. Gusa igituma ibana neza ni amahame, urukundo dukundana no kuba dukunda bagenzi bacu, ariko no kuba twubaha ubuzima. Ibyo byombi biradufasha cyane. Wakunze kugaruka ku igitabo. Icyo gitabo dushobora kugifata nk'ibindi bitandukanye n'ibyandi matorero? Bibiliya? Oya, Bibiliya yo ni imwe. Bibiliya ni ijambo ry'Imana ni imwe. Gusa kubera ko twebwe twumva ko Abahamya ba Yehova nk'umuryango mpuzamahanga niyo tuyobora, nk'igitabo kikubiyemo ayo mahame yavuye ku Mana niyo tuyobora. Ubwo rero abandi uko baba bagifata cyangwa uko bakurikiza ibirimo byo ntabwo simbizi, ariko twebwe niba ngiye gufata umwanzuro runaka no mu muryango wanjye mbaje kureba icyo Bibiliya ivuga. Ubwo rero no mu rwego rw'itorero
abahamya ba Yehova nk'umuryango mpuzamahanga imyanzuro yose igiye gufatwa no kubanza kureba icyo ijambo ry'Imana Bibiliya ari ikivugaho kugira ngo iyo myanzuro nyine ibijyanye n'iby'Imana ishaka nk'ubu ngubu iki ngiki rwose ntabwo nshyidikanyaho ko ari icyo Imana ishaka yego ntabwo ari ugushyira imbere wenda nk'amafaranga cyangwa se ibindi hari nk'abantu bashyira imbere amafaranga bashyira imbere ibindi bintu bitandukanye ariko kuko twubaha ubuzima nta kindi cyaburuta nta kindi cyaburuta ubuzima nibwo bw'inge ni impano ikomeye Imana yaduhaye nta kindi kintu cyaburuta umuntu hari abantu bari bagize impungenge baravuga bati ese niba leta koko igize gutya igakomorera amadini kandi ari bo babisabye mbere ese mwe kuki mwafashe gahunda yo kuvuga ngo reka twe gufungura amatorero yacu cyangwa se ni inzu z'ubwami zanyu ntabwo hari abantu bagize impungenge kuri icyo kintu ese babifata nko kwigaragambya bamwe abandi bakabifata ukundi mu bundi buryo bwabo abandi akavuga ati mwebwe n'undi enda bafite ukundi kuntu babayeho bitandukanye n'iby'abandi so bamara impungenge noneho kuri uwo mwanzuro icyo kintu cyasobanutse neza Bibiliya idutera inkunga yo gukunda bagenzi bacu yego rwose cyasobanutse ariko nakwibaza abandi madorero se ntago bakunda bo icyo nicyo Bibiliya idutera inkunga iby'andi matorero byo rwose kandi Bibiliya ari imwe ibyo uburyo yandi matorero ashyira imbere ibi biri muri Bibiliya ntabwo nabimenya kuko ntabwo nyarimo ariko twe ikituyobora nka Bibiliya tubona ko tugomba gukunda bagenzi bacu urukundo rwinshi no kubaha ubuzima urukundo rwinshi tukabwubaha mu buryo bwimbitse mu buryo buri bwo koko ubwo rero icyasunikiye abandi wenda kuvuga ngo bafungure n'iki ntabwo napfa kukimenya kuko ayo matorero sinyarimo ariko twebwe kubera ko dusanzwe dukundana ntabwo kwiga Bibiliya ntitwabihagaritse ngo kubera korona oya yego turacyayiga nabivuze ko tuyiga ku ikoranabuhanga cyangwa kuri telefone ubwo se nk'umuyoboke mushya noneho ushaka kwinjira mu bahamya umuntu wese ubu ngubu uburyo bwo kubwiriza nabikubwiye ko buhari duhamagara abantu kuri telefone tukaganira ku ijambo ry'Imana Bibiliya kuko nicyo gitabo gikwiye kuyobora abantu tukaganira nabo kuri Bibiliya ushaka kuyishyira mu bikorwa ashobora kubishyira mu bikorwa ikindi ntabwo tujya kubwiriza ngo duhindure abantu baze bahamye ba Yehova icyo twifuza ni uko iyo tubwiriza uwo murimo Imana yadushinze Yesu Kristo yadushinze nuko abantu bamenye ijambo ry'Imana kandi bakarigenderaho bakarishyira mu bikorwa ni nayo mpamvu nibi byose urumva abantu barabyibazaho ariko ni mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibiri mu ijambo ry'Imana Bibiliya use mbangiza amatsiko nk'ubwo nk'umuryango ufite nk'abantu nk'icumi iyo mugiye gutera nawe ubigenza ute utereka telefone ari imbere niba badafite internet bigenda bite abenshi bakoresha ibikoresho bifite internet ariko n'abadafite internet bafite nka megabyte ya kuyagura kuyagura ubushobozi bwo kuyagura ni iki urumva ni bya bindi nyine byo gushyira imbere ikibanze mu buzima no kwigaburira mu buryo bw'umwuka umuntu wese areba mu bushobozi afite nkuko ntareka kurya uyu munsi mu gihe ibyo kurya nabibonye birumvikana nkabijya kubishakisha nkabibona nkanabirya ni nako no kwigaburira mu buryo bw'umwuka buri muntu wese abiterwamo inkunga ubwo umushefu w'umuryango nyine aricara niba arimo gukora ingengo y'imari y'umuryango cyangwa bica akavuga ati ibyo tuzajya dukoresha kugira ngo tubashe guterana nibi hanyuma umuntu ashobora kwibaza yenda twese abenshi mu Rwanda dutegereje mu kwezi kwa 9 ko ibintu bimwe na bimwe yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda yenda nk'amashuri n'urugero zafungurwa mu kwa 9 umuntu ashobora kwibaza mwebwe noneho nyuma y'uko yenda amatorero akomoriwe mwebwe nta gahunda mufite yo gufungura mwe mufitiye gahunda noneho twebwe dutekereza ko kugeza igihe iki cyorezo wenda cyabonera nk'umuti cyangwa urukingo nibwo bijyanye n'insengero zacu cyangwa se inzu z'ubwami amazu y'ubwami abantu bakongera kuhahurira kuko kuhahurira biradushimisha nawe ubu ngubu twicaranye uri inshuti yanjye nkaguhobera birashimisha iyo uhobeye umuntu no mu muco wacu w'Abanyarwanda ariko tuzirikana iki ntabwo twashyira ubuzima mu kaga
na gato kubera ya mahame nakubwiye muri Bibiliya yuko twubaha ubuzima. Yego. Ngize ikibazo yenda nguciye mu ijambo gato. Umuryango mpuzamahanga ni WHO watangaje ko iki cyorezo dushobora kukibana mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Biramutse bibayeho none ko tubana n'iki cyorezo byagenda bite? Ibyo ngibyo ni biri imbere. Ingamba buri gihe abantu baba bafashe bigenda biterwa n'igihe abantu bagezemo. Gukomeza gukoresha ikoranabuhanga nabyo birashoboka kugira ngo dukomeze duterane, ibyo nta gitangaza kirimo, kuko gukomeza kubwiriza birashoboka kugira ngo tubwirize dukoresha ikoranabuhanga. Ibyo byose birashoboka, ntabwo nta kintu na kimwe gishobora gutuma dushyira ubuzima mu kaga kubera ko ngo dushaka guterana. Oya, ntacyo rwose. Amahame muri Bibiliya twe ntitujya tuyagoragoza. Abahamya ba Yehova ntabwo bajya bayagoragoza. Oya. Hanyuma turi itorero rinini, abahamya ba Yehova turimo abantu benshi batandukanye, dufite imirimo itandukanye dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nshobora kuba ndi umucuruzi, sinze guteranira ku nzu y'ubwami ariko nkajya mu isoko kuko niho nkorera akazi kanjye ka buri munsi kantunze. Ese ko nako kazi kuba ndi umuhamya wa Yehova nemere ko kareka nkaguma mu rugo? Oya, ntabwo ari kubera ko buri muntu ubwo bigarukana none kuri buri muntu wese. Nanga twahuriye nakubwiye ni nyamuneka ngomba kwirinda, nkarinda ubuzima bwawe, nkarinda n'ubwanjye. Ubwo iyo nasohotse ngomba gukomeza kuzirikana icyo kintu. Atari kuvuga ngo ko Bibiliya ni ukuvuga ngo Bibiliya ibinsaba mba mbikora nk'umuntu uzirikana ko ubuzima ari impano y'agaciro Imana yampaye. Atari kuvuga ngo polisi irandeba ngo ko nta gapfukamunwa nambaye ngo kandi ndi mu bantu benshi. Oya, umukuru w'umuryango akajya gukora agashaka ibitunga umuryango, ariko akazirikana buri gihe kagomba gukurikiza ya mabwiriza yo muri Bibiliya. Kuko amabwiriza yo muri Bibiliya aba yarinjiye mu buzima bw'abahamya ba Yehova bayize, akaba ubuzima bwabo, aba yarabaye ubuzima bwacu. Amabwiriza yo muri Bibiliya, ibikubiye muri Bibiliya usanga byarabaye ubuzima bwacu. Kubishyira mu bikorwa ari ibintu byizana. Ni nayo mpamvu abantu bakunda kwitegereza abahamya ba Yehova bakavuga bati aba bantu tubona ari abantu bateye ukwabo. Kubera iki? Kubera ko ibyo twiga muri Bibiliya kubishyira mu bikorwa birizana, ntabwo ari ibintu twingingirwa cyangwa se ngo usange hari abatwirukankaho ngo mubishyire mu bikorwa. Oya, kuba umuhamya wa Yehova bisobanura gukurikiza ibyo Yehova ashaka n'ibyo umwana we Kristo ashaka, nta kindi. Hanyuma ubwo nk'uyu muntu bibaye gutyo nyine akandurira hanze, ntabwo bigaruka ku itorero cyangwa se idini? Oya, ntabwo byagaruka kubera ko urumva iyo ni inshingano shefu w'umuryango afite yo kwita ku bagize umuryango. Bibiliya nayo irabimusaba. Urugero, Bibiliya ivuga ko ngo niba umuntu adatunga mu muryango we ashobora kuba mubi kurusha umuntu utizera. Ngo ababaye mubi kurusha umuntu utizera, iyo nshingano irayimuha. Nanjye ubu tuvugana mfite umuryango, ubu ndakora ashaka ikitunga umuryango wanjye ariko kitanshyira mu kaga. Igishobora kunshyira mu kaga ntacyo naba mariye wa muryango wanjye kuko napfa ejo nkawusiga. Urumva cyangwa se nawo nkawuteza ibindi byago. Urumva ibyo byose turabyirinda nk'abantu bubaha ubuzima cyane. Ariko hari umuntu ushobora kudavuga ati yenda mwebwe mufite akazi ko mu biro nta kintu mubaye, ariko tekereza kuri wa wundi wo hasi, noneho wahariya mu giturage hasi, urya ari uko yagiye mu isoko yashuguritse byagenze bitya, azahura n'abantu benshi, azakira amafaranga atandukanye. Ese uwo muntu we mumutekerezaho iki? Aramutse yanduye hari icyasha byasiga ku idini? Ibyo nibyo navuga ngo buri shefu muri mukuru w'umuryango afata umwanzuro ariko azirikana ya mahame mu ijambo ry'Imana. Kuko nabivuze abahamya ba Yehova barimo ibyiciro bitandukanye, harimo abahinzi, harimo abakorera leta, harimo abacuruza mu isoko nk'uko babivuze, harimo abantu batandukanye. Abo bose buri wese icyiciro cy'ubuzima arimo akomeza kureba ko arimo gushyira mu bikorwa ya mahame mu ijambo ry'Imana. Hanyuma iki cyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus kirasiga irihe somo abe mu bayoboke banyu, abe mu banyarwanda? Ni irihe somo na twakwigira muri iki cyorezo cyajegeje isi muri rusange? Isomo n'ubundi ni rya rindi naho ukomeze kugarukaho ry'uko
ubuzima ni ubwera mu maso y'Imana. Yego. Ubuzima ni ubwera mu maso y'Imana. Kubuha agaciro rero nibyo by'ingenzi. Okay, denda tugana no ku musozo yenda uraza gutanga n'ubutumwa butandukanye aba ku bayoboke banyu cyangwa se no ku banyarwanda muri rusange, ariko yenda nk'akabazo kanyuma ndibuze kukubaza nk'umuntu ubu muri ibi bihe turimo muri gukoresha ikoranabuhanga, ntago muzafungura inzu z'ubwami, ese none nk'umuntu usanzwe noneho ari ahandi afite ukuntu abakunda, afite ukuntu ababona, afite uburyo kimufite gahunda yanyu ashaka kubazamo, we yaba joininga gute? Nibyo navugaga nk'ubu ugiye ku rubuga rwacu, ku rubuga rwacu ubwo ni eshatu akadomo jawa akadomo org akarongo kaberamye ukandikaho rawa, ubwo biba bivuze ikinyarwanda. Ubwo icyo gihe umuntu ashobora kubona aho yakwinjiriza amakuru akavuga ati wenda ndashaka gusurwa, ashyiramo adresse ye, abahamya ba Yehova bakaba bamuhamagara. Uraza kubibona nawe nujya ku rubuga rwacu. Utabashobora no kujya ku rubuga, niba avuga ngo hari abahamya ba Yehova abona, uwo yakubwira wese ati ndashaka kwiga Bibiliya, byashoboka ko yiga Bibiliya mu buryo ubwo ari bwo bwose budashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Rwose kwiga Bibiliya birashoboka, umuntu akaba yakwiga Bibiliya akagira ubumenyi ku ijambo ry'Imana nawe akabushyira mu bikorwa. Okay, ni kereka rero niba hari ikindi kintu wumva washaka yenda kubwira abantu kihariye yenda twe tutakubajijeho, niba ntacyo watanga ubutumwa yenda tukagana no ku musozo. Nta kindi nuko gusa urumva nk'abahamya ba Yehova isuku twayigize inshingano nayo kubera kubaha ubuzima. Nk'ibi bya corona bijya kuza, hari hashize igihe kinini ku nzu z'ubwami zacu abantu bose binjiramo babanje gukaraba, umuntu akinjira mu materaniro yakarabye oya ntabwo ari ibyo. Za hand sanitizer tuzikoresha aha hepfo kuri stade twakoze igiterane kinini cyacemo abantu barenga 14,000 ariko ibo mu Rwanda abantu bose batangajwe no kubona turimo gukarabya abantu n'amahandi sanitizer buri muntu wese abantu 14 kandi na corona yari itaraza. Kubera iki iyo abantu bahuriye hamwe twubaha ubuzima, tuba dushaka ko abantu ibintu aho abantu bahuriye hataba intandaro yo kuba abantu bakwandura indwara izo arizo zose. Ibyo kandi nicyo cyiza kiranga abakristo, bakwiye kugira isuku mu buryo bw'umwuka, bakwiye kugira isuku mu buryo bw'umubiri, bakwiye no kugira isuku muri morale mu buryo bw'ibyiyumvo. Ntibiyanduze ku bintu ibyo ari byo byose, nicyo Bibiliya idusaba. Ku bintu ibyo ari byo byose ni ukuvuga ibyo nakubwiraga mu buryo bw'umwuka, ku mubiri ndetse no mu buryo no mu mutwe biri morale. Ibyo wenda navuga nko ku umuntu kuba yakwiyandurisha ibintu bimwangiza mu bwonko n'ibindi, nk'urugero nk'ibiyobyabwenge n'ibindi. Iyo nayo ni isuku. No ku mubiri abakristo bakwiye kuba basa neza, no mu buryo bw'umwuka ntabwo bakwiye kwiyandurisha ibintu bibi ibyo ari byo byose. Nk'urugero urugero ni wenda nko kureba nk'amashusho y'ibintu by'urukozasoni n'ibindi. Ibyo byose bishobora kwanduza abakristo, haba ku mubiri mu buryo bw'umwuka no mu byiyumvo byose abakristo barabireka. Ariko ariko iyo sije yo ihangane kuko sije twari turiho ya yindi yo kureba impamvu ngiye kukubaza akabazo k'amatsiko, ariko nakoreka nkakubaza n'ubu turi kwinjira mu ikoranabuhanga cyane, buri wese abona ibintu byinshi bitandukanye. Hari imbuga nkoranyambaga zivuka umunsi ku wundi, turi kuzikoresha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yego urumva muri kubikoresha mu buryo bwiza, mukora muhura mwiga Bibiliya muhura n'iki, ariko ushobora kubonaho n'ibindi bintu bizaho ntanabiteguye. Urumva iyo bene ibyo bije amaso yawe nyine agomba kureba hirya ukazirikana ryahame. Ni nk'uko hari ibirimo kuza ubu byaje abantu baravuga bati insengero zakomorewe, wenda hari ababyashimishije ngo tugiye kongera duhurire hamwe tubyine twishime, ariko twebwe tukabibona ukundi, amaso yacu akabibona ukundi, cyangwa ubwenge bwacu bukabibona ukundi. Ibyo ntabwo ari igitangaza. Isi ibamo ibintu byinshi, ariko umuryango w'abahamya ba Yehova icyo ushyira imbere ni ijambo ry'Imana Bibiliya, kugira ngo rituyobore mu bintu byose. Naho ubundi
kuba mu isi bwo abantu baba mu isi ibyo bintu by'urukozasoni bishobora kuba kuri interineti n'ahandi n'ibindi abantu baba mu isi ariko kubyima amaso birashoboka cyane kubyima amaso birashoboka cyane reka tugushimire cyane twizera ko yenda n'ubutani tugukenera tuzakubona yenda uyu munsi tugarutse twibanze ku kintu by'iki cyorezo n'iki nayo mahame yo nasobanura n'impamvu mwafashe uriya mwanzuro n'iki ariko n'ubutaha dukeneye no kuzaganira indi exclusive interview byibuze dusobanura n'ibindi bijyanye n'amahame y'itorero ko Yehova tubayeho ko bigenda gutya na gutya na gutya hari ikibazo si tuzababona murakoze nta kibazo n'abari bakurikiye ikiganiro mwese reka mfata umwanya mbashimire ku mwanya wanyu mbashimire kuri kuba mwafashe umwanya mukaduha n'ibitekerezo aho munsi inkuru yacu muyisangiza abantu kugira ngo ubutumwa bwinshi bugere ku bantu benshi bari bageze impungenge kuri iki kintu ngira ngo byasobanutse ndetse namwe aho muri mu miryango yanyu mbakangura ko mwakwirinda iki cyorezo cya coronavirus mukaraba intoki musiga intera metero mwambara udupfukamunwa aho mwagiye hagiye hatandukanye muri buhurire n'abantu ubundi mbifurize ubuzima bwiza mbifurize n'ibihe byiza muri rusange nitwa Nigaba Clement.